Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe couple eshanu zikunzwe n'abatari bake muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbega abakundana baryohewe n'urukundo kurenza abandi. Ku musozi w'iyi video turaza kurebera hamwe ka bonus k'abandi bakundana ariko tutashyize muri uru rutonde. Ku mwanya wa gatanu turasanga Derrick and Teta cyangwa se Olga. Derrick muzi cyane kuri TikTok wagafashe kabisa, afite umukobwa witwa Olga bakundana, bamaranye igihe kitari kirekire kinini, aherutse ndetse no kumuha impano y'imodoka, nyuma gato aranamuporopoza ko yazamubera umugore. Ubu bakaba nabo ari muri couple zikunzwe cyane muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kane turasanga Rusine Patrick ndetse na Irene, aherutse gusezerana imbere y'amategeko mu minsi yashize. Iyi akaba ari imwe muri couple yabice bigacika nyuma y'uko bigaragaye ko Rusine Patrick yari afitanye umwana na Irene, ariko bikaba bitaramenyekanye habe n'umwe wigeze abinuganuga, bikaza kumenyekana aribo babyivugiye ku munsi wabo w'ubukwe. Rusine Patrick uzwi cyane mu itangazamakuru ndetse no mu rwenya. Ku mwanya wa gatatu wa couple zikunzwe muri gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga Nishimwe Naomi ndetse na Michael, Miss Rwanda wabaye Miss Rwanda 2020 kabisa, akaba akundana n'umusore mwiza yakuye mu gihugu cya Ethiopia ariwe Michael, akaba yaherutse kumwambika n'impeta y'uko bazabana akaramata. Iyi nayo ni imwe muri couple zakunzwe muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kanze tugiye ku mwanya wa kabiri wa couple zikunzwe muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa kabiri wa couple zikunzwe cyane n'abatari bake muri gihugu cyacu cy'u Rwanda ni iya The Ben ndetse na Pamela, ndetse iyi couple ni imwe mu zivugwa cyane, dore ko na nyuma y'ishyingirwa cyangwa se nyuma y'ubukwe bakomeje kuvugwa mu itangazamakuru. Iyi rero nayo akaba ari imwe muri couple zarikoroje ku mbuga nkoranyambaga, aho amafoto y'urukundo adasiba gucicikana umunsi ku munsi, berekana ko bishimiye, dore ko no mu minsi yashize bari bagiye gusohokera i Gisenyi kabisa, hariya mu karere ka Rubavu ku Kivu barya ubuzima. Ku mwanya wa mbere ku mwanya wa mbere wa couple zigezweho kandi ziberanye muri gihugu cyacu cy'u Rwanda turasanga Miss Nyambo ndetse na Titi Brown. Ntibasiba kubyerekana umunsi ku munsi ko urukundo barurimo, mbibutsa ko Titi yabanje kuva muri gereza aho yari afunzwe azira guhohotera, nyuma aza kugirwa umwere. Gusa urukundo rw'aba bombi ntibasiba kubisha mu hantu hose baba basohokeye, mu biganiro bakora, ho rimwe na rimwe bageraho bakanacikwa bagaterana imitoma kakahava. Bigaragara ko we na Titi cyangwa se Nyambo na Titi bakundana bya nyabyo. Titi Brown icyo wamumenyaho ni umubyinnyi mu ndirimbo izi zigezweho, ndetse akunze no gukora nuza event zigiye zitandukanye, naho Miss Nyambo we akaba ari umukinnyi wa filime abikora neza, aho akina mu ibanga ndetse muri filime ikunzwe My Heart. Dusoje top 10, reka mbagezeho ka kabonasi, aho turasanga mu couple ya James and Daniela, nayo ni imwe muri couple zikunzwe n'abantu benshi muri gihugu cyacu cy'u Rwanda. Dusangemo iya Prince Kid cyangwa se Ishimwe Dieudonne na Miss Iradukunda Elsa kabisa, nayo ni imwe muri couple yari koroje. Dusangemo iya Bahavu Jeannette ndetse n'umusore wavuye i Burundi kabisa, umusore ubona ko ari mwiza cyane bita Frere Legend. Indi couple turasanga Miss Muyango ndetse na Kimenyi Yves. Nshimira wowe twabanye muri iki kiganiro, kora subscribe, like, share ndetse na comment. Turi kumwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, Imana ibarinde.